Abana dusome igitabo bizadufasha mu buzima. Mume urubuga nsome. Abana ndabashuje cyane, mbahaye ikaze muri uyu mwanya ungana n'iminota 15 ababyeyi babaha ngo musome ibitabo buri munsi. Mubashimire cyane. Gusoma ibitabo nibura iminota 15 kandi buri munsi ni byiza, bituma mumenya gusoma neza kandi vuba, bityo bikazaborohera kwiga n'andi masomo. Uyu munsi rero agatabo tugiye gusomera hamwe ni agatabo kari mu cyiciro cya 3 kagenewe gusomwa n'abana batangira kwiga gusoma biga mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza. Kitwa Bakame n'Akanyamasyo. Aka gatabo karimo inkuru imwe mu zahize izindi mu marushanwa ya Andika Rwanda ya 2019, kanditswe na Isingizwe Placide, afite imyaka 13, yiga mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza. Ngiye kubasomera rero kandi mukurikire. Nzajya nsoma ningera hagati mbabaza ibibazo, kandi nindangiza gusoma noneho muramfasha dusomere hamwe. Mu gihe tuba turimo gusoma agatabo ndakubaza ibibazo, numve ko ibyo turimo gusoma urimo kubisobanukirwa neza. Ndagushimiye cyane ko ugiye gutega amatwi nkagusomera, nkakubaza ibibazo ukansubiza, kandi twarangiza tukongera tugasomera hamwe mu ijwi riranguruye. Ngaho reka dutangire. Utega amatwi, sibyo? Bakame n'Akanyamasyo. Bakame n'Akanyamasyo bari inshuti cyane. Bakame yahingaga imboga n'imbuto nyinshi. Kanyamasyo yororaga inkoko nyinshi, izitanga inyama n'izitanga amagi. Kanyamasyo yagiye gusura Bakame. Bakame amutembereza mu murima we, amwereka imbuto n'imboga, aratangara. Ngaho subiza. Akamaro k'inkoko kari akahe? Twasomye ngo hari izatangaga inyama n'izatangaga amagi. Ngaho dukomeze dusome. Bakame amubwira ko imboga zifite akamaro, amubwira kandi ko n'imbuto nazo zigafite. Amusobanura ko azigaburira abana be. Kanyamasyo nawe avuga ko yoroye inkoko, agaburira abana b'amagi n'inyama. Niyo mpamvu abana be bahorana imbaraga, ibyo bigatuma batsinda neza mu ishuri. Ngaho subiza. Abana ba Kanyamasyo yabagaburiraga iki? Twasomye ngo Kanyamasyo yabagaburiraga amagi n'inyama. Nanone dukomeze dusome. Kanyamasyo atashye ahura na Warupyisi. Warupyisi avuye kumwiba inkoko. Kanyamasyo yiruka inyuma Warupyisi aramusiga. Kanyamasyo asubirayo abibwira Bakame. Bakame ati nanjye mfite icyo kibazo. Bajya kwa Ntare kurega Warupyisi, basanga Ntare yota akazuba. Ngaho subiza. Ni ikihe kibazo Kanyamasyo na Bakame bari bahuriyeho? Twasomye ngo ikibazo bari bahuriyeho ni Warupyisi wabibaga. Nanone dukomeze dusome. Ntarabajyana mu rugo abaha ibyicaro. Bamubwira ko Warupyisi yabazengereje abiba. Ntarahita atumiza inyamaswa mu nama.
inyamaswa zitabira inama ari nyinshi. Zihageze ntaraha Bakame ijambo. Bakame avuga ko Warupyisi yigize umunebwe, anazibwira ko atunzwe no kwiba. Avuga kandi ko yamwibye imboga n'imbuto. Ngaho subiza. Akanyamasyo na Bakame babwiye iki intare? Twasomye ngo Akanyamasyo na Bakame babwiye intare ko Warupyisi yabazengereje abiba. Dukomeje gusoma. Akanyamasyo nawe afata ijambo, avuga ko Warupyisi yamwibye inkoko. Ntarabaza Warupyisi impamvu yiba. Asubiza ko abiterwa n'uko adakora abana be barwaye bwaki. Ngaho subiza. Warupyisi yavuze ko ari iki cyatumaga yiba? Twasomye ngo Warupyisi yavuze ko yabiterwaga n'uko adakora abana be barwaye bwaki. Ngaho dukomeze dusome. Warupyisi arigaya, yiyemeza kureka iyo ngeso. Asaba imbabazi. Atangira gukora, akagaburira abana be neza. Ikibazo cya Warupyisi cyarakemutse. Abana be basigaye barya neza, ntibakirwara bwaki. Ubu Warupyisi ntakiba, abanye neza n'abaturanyi. Yishimira ko bamugiriye inama nziza. Ngaho noneho dusubiremo iyi nkuru yose tudahagarara. Kandi nawe umfashe dusome mu ijwi riranguruye, sibyo? Reka dusubire ku rupapuro rwa mbere. Bakame na Akanyamasyo. Bakame na Akanyamasyo bari inshuti cyane. Bakame yahingaga imboga n'imbuto nyinshi. Akanyamasyo yororaga inkoko nyinshi, izitanga inyama n'izitanga amagi. Akanyamasyo yagiye gusura Bakame. Bakame amutembereza mu murima we, amwereka imbuto n'imboga, aratangara. Bakame amubwira ko imboga zifite akamaro. Amubwira kandi ko n'imbuto nazo zigafite. Amusobanurira ko azigaburira abana be. Akanyamasyo nawe avuga ko yoroye inkoko, agaburira abana be amagi n'inyama. Niyo mpamvu abana be bahorana imbaraga. Ibyo bigatuma batsinda neza mu ishuri. Akanyamasyo atashye, ahura na Warupyisi. Warupyisi avuye kumwiba inkoko. Akanyamasyo yiruka inyuma Warupyisi aramusiga. Akanyamasyo asubirayo abibwira Bakame. Bakame ati nanjye mfite icyo kibazo. Bajyana kwa ntare kurega Warupyisi. Basanga ntare yota akazuba. Ntare abajyana mu rugo, abaha ibyicaro. Bamubwira ko Warupyisi yabazengereje abiba. Ntare ahita atumiza inyamaswa mu nama. Inyamaswa zitabira ari nyinshi. Zihageze ntaraha Bakame ijambo. Bakame avuga ko Warupyisi yigize umunebwe, anazibwira ko atunzwe no kwiba. Avuga kandi ko yamwibye imboga n'imbuto. Akanyamasyo nawe afata ijambo, avuga ko Warupyisi yamwibye inkoko. Ntarabaza Warupyisi impamvu yiba. Asubiza ko abiterwa n'uko adakora abana be barwaye bwaki. Warupyisi arigaya, yiyemeza kureka iyo ngeso. Asaba imbabazi. Atangira gukora, akagaburira abana be neza. Ikibazo cya Warupyisi cyarakemutse. Abana be basigaye barya neza, ntibakirwara bwaki. Ubu Warupyisi ntakiba, abanye neza n'abaturanyi. Yishimira ko bamugiriye inama nziza.
Wakoze cyane gusubiza ibibazo nakubajije, noneho ngiye kukubwira icyo ukora. Vuga inyamaswa wakunze cyane muri aka gakuru n'impamvu ariyo wakunze. Jyewe nahisemo akanyamasyo kuko ariko kagaragaje ikibazo. Ngaho nawe shaka iyawe uvuge n'impamvu. Wakoze cyane gusoma agatabo, maze ujye usoma buri munsi. Uri umwana mwiza.